mwiriwe neza yeza kuzwe ni dadugarutse nongeye kubaha ikaze kuri uko byumva TV nkaba ngarutse kugira ngo tuganire ku bintu bimwe cyangwa ibindi. Mu minsi ishize nabahaye urugero rw'umuntu bumvisha nyine ko ubukire ubundi cyangwa abantu muri rusange duhora dushakisha nta na rimwe turuhuka kubera ko nyine buri gihe iyo ubonye kimwe ushaka ikindi nta na rimwe duha agaciro ibyo tumaze kubona. Ariko noneho ngarutse kugira ngo mbahe urundi rugero rwo kubumvisha ko n'umukire nawe umwe twita umukire nawe burya nubwo n'uwo abona asumba burya aba atamwifuriza ibyiza amugirira ishyari. Donc ubwo ni bwa bukire navuze bw'inyuma, buri gihe kumva ko ushaka gusumba abandi bantu ku buryo rimwe na rimwe usanga bitanadufasha kugira ngo dufashe abandi nabo batere imbere, ahubwo ugerageza kumujyana hasi noneho kurushaho yari ari. Ngo habayeho umugabo akaba yari umukire cyane, afite bya bintu nyine tubona bigaragara twita ubukire. Noneho akaba yari afite umuturanyi we nawe twakwita umukene, mbese utari ufite ibintu bingana nk'ibye, yari hasi, akaba ari umuturanyi we. Ariko noneho bukeye ngo Imana igenderera uwo mukire. Abantu mwemera Imana mwese, Imana ibaha umugisha. Imana iramugenderera iramubwira iti wa mukire we uri umukire, ariko ibintu byawe ndashaka kongera ubutunzi bwinshi busumbye ubwo ufite, ariko ibyo ndi bukongerereho byose ndakubira umuturanyi wawe kabiri. Ni ukuvuga ngo niba ufite imodoka nkaguha ebyiri, donc nkaguha indi zikaba ebyiri, umuturanyi wawe ndahita muha ebyiri icyarimwe. Ni urugero ntanze. Noneho uwo mugabo yumvise ko ibyo bari bukubira umuturanyi kabiri, abwira Imana ati nta kuntu se wampa umwanya wo kubitekerezaho ukazagaruka hanyuma noneho nkakubwira icyo nabitekerejeho. Imana iramubwira iti nta kibazo, ngewe ejo nzagaruka ubitekerezeho neza, ejo nzagaruka umbwire uko ubitekereza. Umugabo aratekereza, bukeye Imana iragaruka iramubaza iti se wabitekerejeho neza? Umugabo ati nabitekerejeho. Igiye gukurikira aha rero ribabera isomo ry'ubuzima. Ubuzima niyo mpamvu mbabwira ngo ntukarebe ibyo umuntu atunze, ntuzifuze kuba nk'undi muntu. Ba wowe uhe ubuzima agaciro, ushimire Imana, ushimire ibyo ufite, ushimire ibyo wagezeho, kuko ba bantu dukeka ko bafite ibintu burya nabo kuri bo ntabwo biba bihagije. Burya ibintu biguhaza iyo ubahaye agaciro, ukabyemera ko ari ibyawe, ukabiha agaciro, ukabibanamo neza, ntawe ugiriye ishyari, nta n'uwifuje kubaho. Nakari gaciyemo. Ubwo rero Imana yaragarutse iramubaza iti se wabitekerejeho? Umugabo aramubwira ati nabitekerejeho. Imana iramubwira iti urashaka ko ngukorera iki? Urashaka ko ngukorera iki? Kuko yari yamubwiye iti ibyo nzagukorera umuturanyi wawe nzabimukorera kabiri. Imana yatangajwe no kumva uwo mukire avuze ngo ikintu yatekereje Imana yamukorera ni ukumukura mu ijisho. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko nimukuramo ijisho rimwe, wa muturanyi we iramukuramo amaso abiri. Sawa, mubitekerezeho hanyuma murasanga ibintu by'isi, icyangombwa ari ubuzima, icyangombwa ari urukundo, icyangombwa ari ukubana, icyangombwa ari gufashanya. Ishyari, kwifuza undi, burya ni ibintu bibi cyane. Ngaho rero umunsi mwiza, Imana ibahe umugisha kandi ibafashe mu byo mukora byose. Bye.